Inkuru byongeye kumvikana hano mu karere ka Nyarugenge nk'ahazwi mu mudugudu w'Imara ugana ujya peyaje ndetse hano kuri Ruracyashya. Nk'uko mubona ino modoka iri hano, ino manuka ntabwo yoroshye. Iyi manuka yari ikaze cyane, ni ukuvuga ngo iyi modoka itwara abantu bane muri rusange. Iyi modoka yari irimo abantu bane nibwo yagongaga umukingo ikikubita muri borodire. Ni ukuvuga ngo abari barimo bishwe n'ibirahure cyangwa bakomerekejwe n'ibirahure. Ni mu gihe nahageze ambirasi ijyanye bano bantu kwa muganga kugira ngo babashe kwitabwaho, yari bajyanye ku bitaro bya Muhima byegereye aha peyaje. Ndetse shoferi twagerageje kuvugana nawe ariko ntabwo yabashije kutuvugisha kuko nawe ibyamubayeho ntago yabitekerezagaho. Reka nze mbabwire uburyo twavuganye na shoferi, reka nze mbashyirireho akavidewo cyangwa voice note twavuganye na shoferi mu gihe shoferi arimo avuga ngo ntago nzi byambayeho, ariko abaturage barimo bavuga ngo shoferi arimo arahumura umwuka w'inzoga. Ni mu gihe shoferi wagira ngo yari yanyweye agacupa, niyo mpamvu iyi modoka yamujyanye muri borodire. Nk'uko mubibona ahantu umuhanda uri n'ahantu imodoka iri biratandukanye. Reba yikubise mu kiroba, mu kinogo gitwara amazi, niyo mpamvu abo bantu bakomeretse. Yari incamake y'amakuru ngiye kwibagezaho nitworinzwe n'Imana Emmanuel. Abanzi banzi ku izina rya Kidasamura Movie, kora subscribe kugira ngo tujye tubana ku muyoboro wa YouTube channel Kidasamura Movie. Ugize ikibazo cyangwa ushaka gutanga igitekerezo watwandikira kuri ya nimero ya WhatsApp dusanzwe tubaha. Ndetse yari incamake y'amakuru, reka dukomereze amakuru mu karere ka Nyarugenge tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2025 ubwo imodoka yakoraga impanuka mu gicamunsi mu masaha ya nijoro ashyira saa 3 n'igice za nijoro. Iyi modoka yakoze impanuka, yari ifite abantu bane. Iyi modoka itwara abantu bane muri rusange, nibwo yazaga kwikubita muri borodire. Kwikubita muri borodire abantu bakomeretse, abandi bitaba Imana, ariko bivuga yuko aba bantu nyuma yo gukomereka, nk'uko mubibona ko impanuka yabaye, nk'uko mubibona nk'uko imodoka yikubise mu muhanda cyangwa yikubise mu kiroba, aba bantu aba bantu bishwe n'ibirahure cyangwa bakomerekejwe n'ibirahure. Nk'uko mubibona ibirahure byo kwa shoferi nibyo byabashije gukomereka. Ahantu natari kubereka neza bariya nabakomeretse, niyo mpamvu mba nashyize mu karakano k'umwijima kugira ngo mutabona inkomere, kubera yuko YouTube ntago yemera amaraso cyangwa ibikomere bigaragara kuri YouTube nkoranyambaga. Bivuga yuko ari uguhamura abantu, ntago YouTube channel ijya ibyemera. Mu gihe aba bagenzi umwe wari ufite akabaraga ko kuvuga yavuze yuko shoferi yumvaga ahumura umwuka w'inzoga. Shoferi tukaba dukeka yuko yari yanyweye inzoga, aribwo yari yasinze yashyizemo agakoni, aribwo ino modoka yamurenganaga ikamujugunya munsi y'umuhanda. Nk'uko mubibona amboteyaje yarabamboteyaje, ariko mu kanya nk'ako guhumbya amboteyaje yarishije mu muhanda, imodoka ikoze impanuka. Nibwo nanjye nahageraga ndimo nshaka inkuru, ariko nari ndimo naha ndavuga ngo reka ino video nyifate nyikamire ndaza kuyibereka kugira ngo mbereke abashoferi kuntu basaze. Ndetse iyi KBS yari irimo incaho, iyi KBS nciyeho nibuka yuko hari indi KBS yanciyeho igakora impanuka, ariko yo ntabwo yakoze impanuka, yagiye igonga itara ryo ku muhanda. Iyi KBS nayo nahise nikomereza, nabonye natari ngombwa kubibabwira. Ndetse nk'uko aba bantu bakomerekeye muri ino mpanuka bajyanwe mu bitaro bya Muhima. Ndetse reka mbanze mbabwire ahantu ino mpanuka yabereye neza kugira ngo mubashe kubyumva. Ni mu karere ka Nyarugenge, ni mu murenge wa Muhima, ni mu mudugudu w'Imara, ndetse ni mu kagari ka Rugenge ahazwi nka Ruracyashya, habubatse Ruracyashya ugana peyaje. Nk'uko mubibona uyu muhanda uva mu mujyi umanuka ujya peyaje, kuno muhanda ugana kuri Ruracyashya niho ino mpanuka yabereye neza. Umanutse ku muhanda wa 225, ndetse iyi modoka yahise yitura mu mukingo hano nk'ahazwi ku munara, hano ku rusengero rw'Abayehova niho ino mpanuka yabereye uko mubibona namwe. Ikindi rero mbasha kubasaba mukore subscribe ku muyoboro wa YouTube channel Kidasamura Movie, mukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ndetse turagaruka ku rujya n'uruza rw'imodoka zimaze kuba nyinshi mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali imodoka zimaze kuba nyinshi, mu gihe umuturage wo mu cyaro cyangwa umuvantara agera mu mujyi wa Kigali akabona buri muturage wese afite imodoka mu mujyi wa Kigali. Ariko nawe uri umuvantara ubaye uvuye kure, nawe wahita ubona mu mujyi wa Kigali nta
muntu udatunze imodoka. Ni mu buryo bwo kugira ngo hongerwe imihanda muri rusange, kuko ibinyabiziga byabaye byinshi mu muhanda. Ni mu gihe gare ya Nyabugogo bagiye kuyongera bakayagura bakayigira nini, kubera yuko ibinyabiziga byabaye byinshi muri rusange, amakbs ndetse n'izindi modoka zitandukanye, amakwasiteri n'amahurizo byabaye byinshi. Ni mu gihe izi modoka z'amatagisi vatiri za kera zakoraga umurimo wo gutwara abantu n'ibintu, ubwo zaharwaga agace gatonya ko muri gare ko guparikwamo. Ni mu gihe nako ako gace mu minsi iri imbere bazaba batagafite, kubera yuko imodoka zikomeje kuba nyinshi. Ariko iyi gare bagiye kuyongera, musubize amego mu isaho, mwigurire imodoka, mwitungire ibinyabiziga. Ye rero ngiye mwabanaga nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banzi ku izina rya Kidasamura Movie. Mukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye cyangwa ibyegeranyo tuba twabahaye. Kora subscribe kuno muyoboro kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nawe utarakora subscribe nkubwira ngo kora subscribe. Ugize ikibazo cyangwa ushaka gutanga igitekerezo waduhamagara kuri ya nimero ya WhatsApp dusanzwe tubaha kugira ngo tujye tubana namwe. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana. Ndetse muntu wabuze ibyo kurya, muntu ufite ikibazo gitandukanye, Imana igukemurira ikibazo, Imana iguhe ibyo kurya. Wowe urwaye uri mu bitaro, Imana iguhe kurwara ugakira. Ndetse nawe wabuze epfo na ruguru, Imana iguhindurire ubuzima cyangwa iguhindurire amateka. Ndetse nshishikariza abantu bakoze subscribe muri rusange ko bakoze cyane, kandi turabashimira. Nawe utarakoze subscribe, ukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ciao ciao, ikiganiro nakagaruka, turabakunda.